twambitse iyi mpeta nk'ikimenyetso cy'urukundo kandi ko tutazatandukana keretse urupfu cyangwa Yesu agarutse. Mwami Yesu, turagushimiye, tukuzamura icyubahiro. Turi hano kugira ngo dusohore icyo wagambiriye kuva kera, isi n'ijuru bitarabaho, natwe utaraturema. Umugambi wawe ni mwiza ibihe byose. Turasabye ngo ineza yawe ukomeze gendane natwe, kandi umuhamagaro waduhamagariye ukomeze usohore. Waravuze ngo umuntu azasiga se na nyina kugira ngo abane n'umugore we akaramata. Data, komeza uhane natwe muri uru rugendo dutangiye uno munsi. Imbaraga zawe zikomeze zinyeganyeze ibitavuga Imana. Turagushimira yuko uzumvise mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Hanyuma ugatunge umukobwa nawe imbaraga z'Imana zaje zageze kuri koga kare. Atunge umukobwa. Wambitse iyi mpeta ikimenyetso cy'uko yiyeguriye wese kandi ko tuzatandukana keretse urupfu cyangwa Yesu agarutse. Amashyi. Nawe ugiye kumubwira, nawe agiye guhanura, nawe urahanura. Zakunambaho Rutare rutanyeganyezwa, uri mu mazi meza, aba muri wowe. Kukugira n'umunezero wose bibonekera muri wowe. Zakunambaho rutare rutanyeganyezwa, uri mu mazi meza, aba muri wowe. Amen. Umunezero wose bibonekera muri wowe gusa. Ukome mu mashyi, urabereye cyane. Hanyuma amen. Hanyuma
turasoza abandi bantu bose batarimo abageni n'ababambariye mwe mugiye ku ruhande gato ntabwo turasoza ariko abageni mwegere hano imbere abageni mwegere hano imbere bari n'amarene nimuze hano hafi n'ababambariye hano hafi imbere yawe wawugeranya inakanisha watubera isabato nziza manuri mwiza irekawe manuri mwiza manuri mwiza
tubishoboye twayongera. Ni umunezero mu by'ukuri icyo twasengeye n'icyo Imana yakoze. Alarme Ministries turi umuryango urimo wareraga Justin kimwe n'uko ababyeyi bamurera, ariko natwe dufite akacu icyo twakoraga nk'umwana wadusanze mu muryango kandi aje kugira ngo dufatanye umurimo w'Imana. Rero nk'uko nari bivuze turi umuryango, natwe iyo twashingiye tuba tunezerewe, ubu imitima yacu iruzuye kuba tureba Justine ndetse n'umutware we baberewe cyane. Natwe twari twagerageje kuberwa, ariko tugerageje kubitegereza turabona ko nta wageze ahabo. Ni ukubana umunsi wabo mwiza w'ibirori utazibagirana mu mateka yabo ndetse natwe. Rero turanezerewe kandi tubifurije urugo rwiza. Justine ntitumuvuga ibigwi cyane, ariko tumuzi gusa nk'umwana muzima. Ushimwe kuko wumvise gusenga. Ukunda kumwenyura cyane, iyo bamubwiye ngo aririmbe wenyine arabanza akamwenyura, yarangiza agasohora ijwi kweri. No mu kanya nuko twasakuzaga, ariko mwabonye ko yari amaze gufata mikorofone. Rero ni umwana mwiza mu by'ukuri, twatangira ubuhamya tutikandagira, nta pfunwe nta soni dufite, ubonye umufasha mwiza. Turagusaba rero ngo uzakomeza umuturerere neza, mubane neza, kandi turabifuriza amahoro y'Imana. Ikindi, iyo umunyamuryango wa Alarme yakoze ubukwe, yaba ari umukobwa cyangwa ari umusore, ubwo no kuvuga ngo mugenzi we twari dusanganywe automatically ahita aza kuba umunyamuryango wa Alarme. Ubu rero natwe twungutse muri Alarme umukwe wacu kandi mwiza cyane. Rero nk'ibisanzwe rero nk'ababyeyi bose iyo twashingiye umwana natwe turamushyigikira. Rero dufite inka yacu twagendanye y'iki gihe, murabizi, nk'uko dusanzwe tugenzereza abandi bana bose tubana. Natwe rero twabageneye inka yacu kugira ngo tubereke ko tubashyigikiye kandi tubifuriza amahirwe mu buzima, umwami azakomeza abagiriye neza. Hariho iyo nka, ariko hariho n'impano, ngira ngo iyo mpano wayikomezanya ukayibagezaho. Tubifurije rero umugisha w'Imana, muzagira amahoro mu rugo, muzatunge kandi mutunge ibintu byinshi, ndetse ikiruta byose umwami wacu dukorera azabungure abaha abana, kandi abana benshi b'abahungu n'abakobwa.
waramagije Yesu reka nkubwire ko nakuroneyemo byose nkeneye mu buzima uramagije Yesu reka nkubwire ko nakuroneyemo agakiza Ishimwe n'iryo mwambaro wawe
uburyo ukora kuri iyo ngofero atuye umudari n'umudari muri inshingano zawe umutoza mwiza zikomeza ibiganza